the heart is really important. ko gusangira imitima ari ikintu cy'ingenzi. I saw my wife crying. Nabonye umufasha wanjye arira. I thought in the beginning she was angry to me. Nabanje gutekereza ko yandakariye. But later I realized that she was moved in her heart so much. Ariko naje kumenya ko ibyabaye hano byamukoze ku mutima cyane. We have faced many problems and challenges, in our ministry, especially as foreigners. Twahuye n'ingorane nyinshi mu ivugabutumwa byacu cyane cyane nk'abanyamahanga. In the beginning, my wife and I, we were so lonely actually. Mu ntangiriro njye n'umufasha wanjye twari twenyine. I remember in the beginning, in the church, even though there are some brothers and sisters, they did not welcome us warmly. Mu ntangiriro nubwo hari njyewe na bene data bamwe ariko ntabwo bari batwakiriye neza cyane. Because there was a former missionary. Kuko hari umuvugabutumwa wabanje mbere. And he was the one actually to preach the gospel to them. Niwe wari warababwirije ubutumwa. That's why even I myself, it was somehow hard to open up my heart to the brothers and sisters. Niyo mpamvu nanjye mu ntangiriro byari bigoye gufungurira umutima bene data. But the amazing thing is, in the gospel, there is a power. Ariko igishimishije nuko mu butumwa bwiza harimo imbaraga. I opened my heart to the brothers and sisters. Also, brothers and sisters opened their hearts to me. Nafungurira umutima bene data nabo baza kumufungurira. Because I'm a human being, sometimes also I made a mistake. I probably disappointed the brothers and sisters. Kubera ko ndi umwana w'umuntu hari amakosa nakoze nshobora kuba hari bene data natengushye. To be honest, sometimes also I was disappointed by the brothers and sisters. Mvugishije ukuri hari na bene data bantengushye. Because I'm a human being, also you are a human being. Kuko ndi umuntu namwe mukaba muri abantu. And due to the even different understanding, maybe different culture. Kubera wenda imyumvire itandukanye n'imico itandukanye. However, God used everything that happened here as a lesson. Ariko Imana yakoresheje ibyabereye hano byose nk'isomo. I cannot express my thankfulness to the brothers and sisters. Sinabasha kubona uburyo nshimira bene data. Because I don't know how actually. Kuko sinzi uburyo nabikoramo. However, one thing that I can tell you is, ariko ikintu kimwe nshaka kubabwira, we pastors, we really receive your love and care. Twebwe nk'abashumba twakira urukundo n'uburyo butwitaho. Though you say that you receive the care and love from us, nubwo muvuga ko mwakira urukundo no kwitabwaho bivuye kuri twe. But for us, we always remember that without the brothers and sisters, we cannot even exist. Ariko twe twibuka ko hatabayeho bene data natwe tudashobora kubaho. Because if the brothers and sisters did not come to the church, we would even have no space to stand and preach. Kuko hatabayeho kuza kwa bene data ku itorero nta mwanya twagira duhagararamo tubwiriza. Once again, I really appreciate the all brothers and sisters. Nanone kandi ndongera gushimira buri mwene data. One thing I want all of us to remember is that what I preached today, what I preached this morning. Icyo nifuza ko twese twibuka ni ibyo nabwirije uno munsi mu gitondo. Even many times I told the pastors. Kenshi nabwiye abashumba banjye. I want do this work of the gospel together with you up to the end. Ndashaka gukorana uyu murimo w'ubutumwa bwiza namwe kugeza ku iherezo. I want to be with brothers and sisters up to the end until we stand before God. Ndashaka kubana na bene data kugeza ku iherezo. Yes, of course. Sometimes we
we will be in good situation, but sometimes we will be in the bad situation. yego birashoboka ko hari ibihe byiza tuzabamo, hari n'ibihe bibi tuzahura nabyo. But it's not a problem because if we are together, we can get through any kind of situation. kuko turi hamwe ibihe byose uko byaba bimeze kose tuzabinyuramo. Amen. So I really hope that, brothers and sisters, you are like the pastor's family. Nifuza ko bene data mutubera umuryango wacu. And you know, for families, for family members, even if some shortcomings and weaknesses are found, there will be no problem. Mu muryango nubwo habamo kugaragara intege nke za bamwe nta bibazo bibamo. Because we are family. Kuko turi umuryango. Murakoze cyane.